Kera hariho abagabo babiri, Urudatebwa n'Uruteburanyi, ni ukuvuga nyine umwe yitwaga Urudatebwa undi akitwa Uruteburanyi, bakaba bombi bari bazwiho kugira ubwenge bwinshi, bari bazi no guhenda abandi, ubucakura, amayeri n'amanyanga y'ubwoko butandukanye byasaga n'ubufindo bakorera bari babazi bose, nuko bakabatekera imitwe, bakabacabiranya, bakabacangacanga, bakabavanga, nuko uko bwije n'uko bukeye ubucakura bwabo buza guhinduka umugani, ariko badaturanye, kubera ko umwe yari uwo mu gace kamwe undi ari uwo mu kandi gace, ariko bombi buri wese aho yari atuye amenyekana kuri icyo kintu cy'ubwenge bwinshi, amanyanga n'ubucakura yari yarayogoresheje abo bari baturanye. Rimwe rero murabizi ko burya ngo nta mugabo umwe nta muntu wigira, kandi ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Nuko rimwe Urudatebwa wari ufite amasaka menshi ariko akeneye inyama zo kugira ngo akore umutsima muri ayo masaka, hanyuma awurishe izo nyama, yigira inama yo kujya ku isoko kuzihaha. Ku rundi ruhande ariko Uruteburanyi nawe wari uri ku rundi ruhande, akaba yari afite gahunda yo kugura amasaka yo kuvugamo umutsima, kuko yari yabazi inka afite inyama nyinshi ariko adafite amasaka. Nawe yigira inama yo kujya ku isoko kugura amasaka. Nuko abagabo bombi buri wese aturuka iwe aragenda. Icyakora kuko nyine bari bazwiho amanyanga twamaze kubivuga, buri wese ntabwo yari kugenda gutyo gusa. Uwari ufite amasaka afata ibintu by'ibyatsi ndetse n'ibindi bintu bidafite umumaro by'imyanda n'ibishishwa by'imyaka n'ibishogoshogo n'ibiki, nuko ashyira hasi mu gatebo, hejuru amamagizaho udusaka duke, mbese two kugaragaza ko koko ibyo bintu afite ari amasaka, arikorera ajya ku isoko. Undi nawe wari ugiye kuguranisha inyama, ashyiramo ibindi bintu by'ibifufuma munsi by'ibiraparapa bidafite 12 bitagira shinge na rugero, hejuru amamagizaho utunyama duke two kugaragaza ko mbese ibyo bintu yikoreye ari inyama. Nawe ashyira nzira arikorera. Nuko bagera rero mu mahuriro y'inzira, icyo gihe hari hataranabaho imihanda migari na za kaburimbo nk'iby'ubu ngubu, bahurira mu mahuriro y'inzira bataragera ku isoko. Nuko baba baraganiriye, Urudatebwa na Ruteburanyi baraganira bati ariko se ugiye hehe? Undi ati ngiye ku isoko, mfite inyama ariko nkeneye amasaka yo kuvugamo umutsima wo kuzirisha, ubwo rero ngiye kuziguranisha ku isoko. Murabizi kera habagaho nyine kuguranisha ibintu. Niba ufite inka, wenda ngewe mfite ihene, tukagurana. Niba ufite umurima, yewe nkagira intama n'urugero, tukagurana. Undi rero ati ahubwo se bishoboka bite ko nanjye mfite ikibazo noneho cyo kuba mfite amasaka ariko nkaba ntafite inyama, nanjye nari nkeneye kuguranisha noneho nkabona inyama zo kurisha umutsima mfite ku bwinshi. Fatapu, ahubwo se sinumva inama ariyo tuyihurijeho, nta mpamvu yo kwigora tugera ku isoko, ubwo ufite inyama nkaba mfite amasaka, reka tugurane twitahire. Undi rero ati nibyo rwose nta gushidikanya, ntidukwiriye kwangiza umwanya, reka tuvunane amaguru twitahire tuguranire ahangaha. Nuko ubwo ariko buri wese mu mutima akaba yumva ko ahamije mugenzi we. Urudatebwa akavuga ati ndaguhamije, ngiye kuguha inyama zitari inyama kubera ko nyine munsi yari hasi cyasizemo. Uruteburanyi nawe ati ngiye kuguha amasaka atari amasaka, ndaguhamije nitwa Ruteburanyi. Nuko mbese buri wese akumva ko azi ubwenge, ko ahamije mugenzi we. Nuko ubwo rero Urudatebwa nyine apfundura amasaka ye, yereka undi ati se ntureba ko ari amasaka? Ubu ngubu uririrwa uyagerensura yose munsi, ntureba ko ari amasaka? Undi atoya ni amasaka, nanjye inyama ngizi urabona ko ari inyama. Yeguraho duke nyine ko yari azi ingano yitwaye amamagijeho, kugira ngo atisebya, mbese atagaragariza mugenzi we ko yamutekeye umutwe. Undi atoya ntabwo nakirirwa ndeba, ni inyama ndabizi, kuko nyine buri umwe muri bo yumvaga ko nta waba azi ubucakura nk'ubwe ngo amuhende ubwenge, amutekere umutwe, amupfunyikire ikibiribiri. Nuko buri wese yikorera agatebo ka mugenzi we, baragenda. Buri wese ageze iwe akubitwa n'inkuba,
atangazwa no kubona haba ari uwari ujyanye amasaka yari yajyanye inyama abona si amasaka munsi harimo ibishishwa by'imyaka n'ibindi bintu by'imyanda bidafite 12 n'ibibabi byumye. Undi nawe wari wajyanye amasaka kugira ngo aguranishe inyama asanga ni utunyama duke gusa, munsi harimo ibindi bintu by'ibifufuma bidafite epfo na ruguru. Mbese buri wese aravuga ati burya koko nari narigenje mu by'ubwenge, ariko mbonye undi nanjye umpenda ubwenge akantekera umutwe. Nuko bumvise bose bazi ubwenge bati ibi ntabyo, bigira inama yo gusurana ndetse baturana n'inzoga, birangira babaye inshuti. Baravuga bati twese dore tuzi ubwenge, urudatebwa n'uruteburanyi, reka twe kwirirwa twiteranya cyangwa se twongera guhendana ubwenge, ahubwo tubane tuba inshuti. Nuko baba inshuti, barasangira bakajya bahana inka n'abageni binyuze nyine kuri ubwo bucakura baramaze gukorerana. Iyi nkuru rero ishobora kuba ari n'impimbano mu banyarwanda. Yatwigisha iki? Yatwigisha bya bindi bajya bavuga ngo ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na bose. Hari ubwo rero wibwira ko ugiye gutekera umuntu umutwe, kumukubitira mu gafuka no kumuhenda ubwenge, kumbi utazi ko uwo muntu ushaka gukorera ibyo ngibyo nawe ari umunyabwenge nkawe. Nuko akaba rero yaguhiga cyangwa se akanagukoza isoni ukamwara ukumira. Hari n'imvugo yo mu Kinyarwanda ivuga ko ngo utazi ubwenge ari bushima ubwe. Iteka ryose rero abakuru bakatugaragariza ko uburyo bwiza bwo kunguka ubwenge no kongera ubwo ufite ari ukutitwara nk'umunyabwenge bwinshi cyangwa ubwiyemerana wirata ko abuhiga abandi, ahubwo iteka ugashishikarira kumenya ibindi bintu bishya, kwigira ko ufite icyo kurusha ndetse no kwicisha bugufi. Nibyo koko rero ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Murabizi ko hari ubwo nyine uba uri indyarya wibwira ko uri incakura y'umunyabwenge, ariko ugahura n'undi akakumya da, akurudatebwa n'uruteburanyi kumvise muri iyi nkuru. Hari inkuru kandi ivuga ko ngo umunyabutare n'umunyabuganza bararanye, ariko bugacya nta wenze undi, kubera ko aba bombi yaba ari abanyabutare, murabizi bakunda kwitwa ngo abavukana tatu, bisobanura ko nyine ari abantu bagira ubwenge bwinshi, bagira ubucakura, bagira amanyanga. Ariko n'abanyabuganza nabo ngo bakaba batoroshye mu kubasha gutahura ibyo ngibyo ndetse no kwihagararaho mu bijyanye no guhendwa ubwenge no gutekerwa imitwe. Ubwo rero iyi nkuru ikunze kuvugwa ahantu henshi, aho abakuru baganira yuko ngo iyo munyabutare yararanye n'umuganza ariko bikarangira ntawe ubashije kwenda undi. Itwumvisha ukuntu hari ubwo wigira umunyabwenge ariko ugahura n'undi nawe nkawe, maze umuriro ukaka mugakozanyaho bikarangira nta na kimwe kivuyemo. Ntihagire nyine ubuhenda undi. Wowe wibwiraga ko ari wowe munyabwenge gusumba abandi, ukaba wahasebera, cyangwa mugenzi wawe wumvaga ko ntawe umuhiga ibyo guteka umutwe no gucabiranya, nawe akaba yakumnywa no kubona umuhiga. Ngahe nguko rero ibiganiro byacu nakagaruka. Mbashimiye gukurikira icy'uyu munsi. Nitwa Ntirumara Intwari, nkunda amahoro, naho ubutaha.